twongeye kubasuhuza abari kumwe natwe. Menya ko niba wumvira ijwi wageze kuri NGO Nsengimana Jacques Official. Sasa gasambi cyangwa mwicare mu gacaca nanjye mbacoce. Nanjye bumagurutse mimbawe, nanjye muruzi impande zose, imambari biya rubanda, nanjye mumuriza abafite imanzi. Katwanzikira ahangaha, ibaze wisanze umaze imyaka 61 ufashwa uhabwa ikabutura n'ishati. Oya nakwa naba nkabije, reka mvuge ko waba uhabwa iby'ingenzi mu buzima bwawe bwose. Maze wajya ukumva ku myaka 61 bati burya birageze ngo wahekwaga yigenze. Wabyifata mwute? Mbese wababara, wakishima, wanezerwa cyangwa wakiheba? Ese ibyo utagezeho mu myaka 61 wizera ko hejuru yayo wabikosora bigakunda? Niko bimeze ku mushinga washinze imizi n'ibirindiro mu bihugu bya Afurika, bahoze iteka bifuretse ndetse bifubitse arenga miliyari 40 z'amadolari y'abanyamerika. Yabafashaga mu mishinga itandukanye. Uwo mushinga ni USAID. USAID ni umushinga mugari ukomeye mu yindi mishinga yose ikorera mu isi, kuko uwo mushinga watangiye mu 1964 ubwo utangijwe n'abanyamerika bayobowe na Perezida John Kennedy. Nk'uko ugizwe n'inyuguti 5 USAID, ukaba urambuye United States Agency for International Development. Zimwe mu ntego wari ufite kwari ukuzamura iterambere ku isi hose. Nyuma y'uko Perezida wa Amerika mushya towe Donald Trump ndetse mu kwezi kwa mbere kwa 2025 akarahirira kongera kuyobora Amerika ku nshuro ya kabiri, umushinga we wa mbere kongera kuzamura ubukungu bw'igihugu cye hejuru bugasubira ku gasongero nk'uko byahoze, yifashishije umunyejetafaranga, umunyemari, umucuruzi kabombo Elon Musk ufite inkomoko muri Afurika y'Epfo, akamuha inama yo guhagarika amafaranga yose yashorwaga muri USAID, ndetse umushinga ugahagarara burundu, abakozi bagasezererwa gusa bagahabwa umushahara wabo inkubwe 6. No kuvuga ngo bagahabwa umushahara w'amezi 6. Nakujishinganya iyi nama ya Elon Musk yabaye inyamibwa, maze uwamamaye nk'umujejetafaranga, umunyemari, umunyenganda, umucuruzi kabombo Elon Musk agirwa icyizere na Donald Trump, ashingwa kugenzura icyitwa imari yose mu gihugu cya Amerika. Nguko uko Elon Musk yinjiye muri White House. Dore amwe mu mabanga utamenye yatumye USAID ifunga imiryango. Impamvu ya mbere yateye gufunga imiryango kwa USAID, igihugu cya Amerika kirimo gutakaza ijambo mu bihugu bya Afurika. Si ibyo gusa kandi bari gutakaza n'amasoko rusange ndetse na politike yabo. Ntabwo indirimbo yose Amerika iteye ariko ibihugu bya Afurika biyikiriza. Amerika yasanze idashobora kuyobora Afurika mu gihe hakiri ibihugu nka Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu by'Abarabu, dore ko nabyo biri kuzamuka mu iterambere, maze nabyo bihita bifata umwanzuro wo gukura amafaranga yose byashoraga umushinga USAID. Elon Musk nk'umuyobozi ushinzwe imari, kugenzura imari y'igihugu cya Amerika, abajijwe n'abanyamakuru ba CNN impamvu nyamukuru yabateye guhagarika USAID, Elon Musk avuga mu magambo ye yeruye ati, niba nta gihugu na kimwe gisora amafaranga taxation ngo kiyazane mu gihugu cya Amerika, nta n'impamvu yo gufata amafaranga yasozwe n'abaturage bacu tukayajyana mu bihugu bya Afurika. Gufunga imiryango kwa USAID ni umugisha kuri bamwe, ariko ukaba n'umwaka ku bandi. Ni umugisha kuri bamwe, ni umwaka ku barenga abakozi 2,000 kuko bagiye gusezererwa, ariko ukaba n'umugisha kuri bamwe. Kubakurikiranira ibintu hafi bavuga ko akari akanya keza k'Abanyafurika ko kwitekerezaho, nk'uko bikunda kuvugwa na Nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Gusa nubwo bimeze bityo, nambye iby'uwo mushinga byantwaye intebe nicazaho ubwenge,
naba ndi muri ya masaha yo gusoma no gusesengura ncanye amaso busitimu, bikansaba kubanza gufunga amaso kugira ngo mbyumve. Si njye njyenyine kandi, kuko nawe wasabikwa n'urusobe rw'ibibazo ibihumbi wibaza nganjye ni kuko USAID ntacyo yamariye Abanyafurika. Burya ngo nubwo ibihugu bya Afurika byahoze byifubitse ndetse byifurebye arenga miliyari 40 z'amadolari, yabaga ameze nk'agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'ibibazo bya Afurika. Kandi ikindi cyagaragaye nuko ngo iyo ayo mafaranga yatangwaga n'abazungu yagenwaga icyo agomba gukora, nabyo kuyajyana mu wundi mushinga kabone niyo waba ubyara inyungu kajana. Andi makuru yagayeze hanze ni uko abarenga 80% bakoreraga USAID bari abatasi b'igihugu cya Amerika, batataga mu nzego zose bitewe n'aho bashora amafaranga yabo. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka.